ibaze nawe nyine urashaje ufite abana n'abuzukuru muri saro uri guplayinga video muri kureba agafilime muri saro ukajya kubona ukabona boro yawe iraje imbere y'abana n'abuzukuru mwicaranye mwese mwishimye. Man ya manu yandaburije man ya manu yandaburije maniga ntabwo bya bintu yabingora maniga ya manu kujya hanze kwa amashusho y'urukozasoni kwiyongera cyane biterwa n'ubukene. Impamvu umuntu ukize se waza umuntu ufite ibiceri se waza umubwira iki ngo kuramo iki? Biraba amaraso ntibibe byuya. Ibaza noneho inzego z'umutekano zibyinjiyemo bikaba byamuviramo no gufungwa. Mwese murabizi ko kugaragaza ubwambure bwawe kuri social media nyinshi zigiye zitandukanye bitemewe. Uyu abenshi mwamumenye nka ya mpano, gusa amazina ye nyakuri bamwita Uworizagwira Florie. Uyu musore yavukiye mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Mu bihe byashize nibwo twumvaga inkuru zigenda zicicikana z'uko ya mpano basohoye video yambaye ubusa cyangwa ari kugaragaza ubwambure bwe we n'umugore we, ariko izo video ntabwo zigeze zigaragara. Gusa muri kino cyumweru video za mbere zamaze kugera hanze. Ubu tuvugana hari video za ya mpano zamaze kugira hanze zimugaragaza ubwambure bwe aryamanye n'umugore we. Hagati aho wahita wibaza ngo izo video ninde wazishyize hanze? Ese yaragamije iki? Ya mpano wese ujya gukora ibikorwa by'abashakanye agafata phone akifotora cyangwa akifata video, we yaragamije iki? Ese kuko ibi bintu ntago bizamugiraho ingaruka mu muryango we ndetse n'abana bazabyara ko bazabona izo video ya mpano yambaye ubusa? Ese kuko ibi bintu birakwiye? Sise koko ibi bintu ntabwo biramugiraho ingaruka ku buryo n'inzego z'umutekano nka RIB zabyinjiramo? Ibi byose nibyo tugiye kuganira muri cyo kiganiro. Gisabwa nta kindi no gukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ukibona mu bambere bigisohoka. Kandi kugira ngo ino video tutangire kino kiganiro twese twumva tunyuzwe, banza ukande like kuri kino kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi. Arakubiye papa uramuja amaruzi umva nahubwo bagabo bagenzi baramugirira ishyari. Abakobwa bazamufata ku ngufu nibabona iriya video uramutipa arakomeye. Iyo ndi gukora sex ni apana kwisohoreraho ni tumaho. Ahora kabishe. Yama. Ufite ikibazo. Ngwiki. Muri no minsi yatambutse nibwo abantu benshi bari kugenda bumva amakuru yuko ya mpano yasohoye video cyangwa bamusohoreye video yaryamanye n'umugore mbega bambaye ubusa. Uku kugaragaza ubwambure bwabo nibyo biri gutungura abantu benshi bikanabatera kugenda bavuga byinshi bitandukanye kuri zino mbuga nkoranyambaga. Ese kuki ya mpano yafashe video waryamanye n'umugore we kandi azi ko ubwambure bwabo buri hanze? We yaragamije iki? Abarebye ino video nkuko ya mpano mubibona ntago ari umuntu wafashe amashusho bimutunguye cyangwa undi muntu wabafatiye ku ruhande batabizi, ahubwo wagira ngo ni ibintu bari bapanze. Bisa nkaho bafatishije no mashusho phone ya mpano akomeza akora muri kamera yereka umugore we kufundi ku kamera, byerekana nyine kari ibintu nyine bimeze nkaho bari bapanze. Tugaruke ku ruhande rwa ya mpano, wasanga nanone yarafashe no video kugira ngo ajye yireba yibuka ibihe byiza yagiranye n'umugore we, wenda bimushimishe cyangwa bibe nk'urwibutso. Aho ni ku ruhande rwa ya mpano. Ese noneho kuki yageze hanze? Byagenze bite? Ninde wayishyize hanze ubundi nyirizina? Mu kiganiro ya mpano yagiranye na Godfather turko yatangaje gati njye ndi kumwe na papa cyangwe cya kubona bamwohereza amavideo y'ama screenshot agaragaza naryamanye n'umugore wanjye. Ako kanya nta kindi kintu nahise ntekereza yuko uwo twabanaga ari we Pazoman ari we wabikoze. Pazoman wakwibaza ngo ninde? Pazoman ni umusore wabanaga na ya mpano mu nzu bakiri babiri, aho ndavuga nyine ya mpano atarazana umugore. Uyu musore rero ngo ni Pazoman yabanaga na ya mpano mbere yuko ya mpano azana umugore, and then bimbukira mu nzu nini ya mpano ajya yazana umugore. Uyu musore ngo ni Pazoman kuki yabanaga na ya mpano? Ubundi ya mpano yafashwaga n'iki n'uyu musore? Ya mpano yafashe no musore kugira ngo ajye mu managingira ibintu bye. Pazoman ni we wari manager wa ya mpano, ariko atari ibintu byasinye mu masezerano nkuko waba ufite inshuti ari ikumanaginga nyine tu mu bikorwa byose ukoze ukajya mugenera nawe kinafataho. Pazoman ni wo managingaga imbuga nkoranyambaga zose za ya mpano. Ya mpano yatangaje ko buri kintu cyose yinjizaga Pazoman yafataga 10%. Nimba binjije miliyoni, ya mpano yatangaga 100,000 kuri Pazoman, kandi ya mpano agakomeza akamenya inshingano z'urugo nkuko babanaga, guhaha, amazi n'umuriro ndetse n'indi bigiye bitandukanye.
uruva ko Pazomani nta kindi kintu yakoraga usibye gufata kumanaginga ibintu bya ya mpano ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze zose. Ya mpano akomeza atangaza ati nkimara kuzana umugore wanjye nubwo twari turi mu nzu nini ariko Pazomani nabonaga tubangamira cyangwa tubowaringa. Nk'umugabo wese we nafashe umwanzuro namubwira ati ugomba gufata amafaranga ukajya kwikodeshereza iyawe nzu. Gusa ibyo mu manager ntibibivuyeho ariko tutari kubana mu nzu imwe. Kuko ni kwa kundi bavuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Nyamara nubwo ya mpano yari asabye Pazo kumuvira mu nzu ye ntabwo yamwirukanye gutyo gusa. Yaramubwiye ati genda ukodesha iyawe ghetto ay'ukwezi kwa mbere n'injye uzayaguha. Gusa ibi ngibi Pazomani ntabwo yigeze abiha agaciro kuko yafashe ivarisi yagenda narakaye agenda atanasezeye ya mpano. Byumvikana ko Pazomani ndetse na ya mpano batatandukanye neza. Nk'umuntu wahoze uri manager wa ya mpano mu managingira ndetse imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye yari afite access kuri phone ya mpano cyangwa kuri email ya mpano. Kuko ya mpano icyo gihe ngo nta phone yari afite ya bega email ye ya mpano yabaga muri phone ya Pazomani. Byumvikana yuko ibintu byose bya mpano yakoraga yarabifite muri phone ye, haba ama video ndetse n'ibindi bitandukanye. Ya mpano akomeza atangaza yuko email ye yasigaye muri phone ya Pazomani, kandi naho na za video bafotoye ari kumwe n'umugore we baryamanye naho niho zari zibitse. Bivuga ngo Pazomani akekwa yuko ari we wari ziri kuri izo video nyuma yuko atandukanye na ya mpano nabi nyine batonganye cyangwa badatandukanye neza. Ya mpano akeka yuko ari Pazomani kwa kari wari ufite access kuri phone ye ndetse no kuri email ye. Byumvikana yuko ya Pazomani ari we watanze izo video akazisharinga abandi bantu benshi. Aho ngaho niho ya mpano ahera ashinja Pazomani kumurikurira video cyangwa se kumusebya. Ngayo nguko uko byagenze kugira ngo zira video za ya mpano zisohoke zijye hanze namwe muzibone. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntago kuba uri hari kuba umustar ufite amafaranga, hari no kuba umustar ufite izina. Ese koko ibyo bintu ntibishobora gutuma kariyeri ya ya mpano irindemuka? Abafana ba ya mpano benshi muri bo bagiye bamurakarira cyane. Bati kubona umuntu w'umustar kandi akaba n'umuhanzi twese twakundaga, bamwe muri twe twamufatiragaho n'urugero. Ibaze nawe nyine urashaje ufite abana n'abuzukuru muri saro uri guplayinga video muri kureba filime muri saro kajya kubona ukabona boro yawe iraje imbere y'abana n'abuzukuru mwicaranye mwese mwishimye. Biraba amaraso ntibibi byuya. Ibaze noneho inzego z'umutekano zibyinjiyemo bikaba byamuviramo no gufungwa. Mwese murabizi ko kugaragaza ubwambure bwawe kuri social media nyinshi zigiye zitandukanye bitemewe. Ibaze rero ibyara amata bikabyara amavuta, byara amazi bikabyara amaraso. Nuko musabira kuko nawe byakubaho. Bamwe mu influencer abastari bagenzi be umva inama bagiye bamugira. Ibyo ari byo byose video amafoto yasohotse biragaragara karibu. Yego. Niba koko abizi karibu niyandikira letre cyangwa agiye kuri kamera asaba imbabazi wo byarabangamiye icyo byarangirije. Reka twe dusoje kino kiganiro. Nimba ufite igitekerezo genda gishyire muri comment kandi ntibagirwe gukanda subscribe kuri no channel kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka byubona mu bambere. Ukande na like kugira ngo kino kiganiro kigire ku bantu benshi. Kandi narabwiye ku bantu bakunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ino channel namwe ntabwo yabaheje kuko icaho na comedy nziza z'ubwenge mugende muzirebe. Ndabakunda cyane, duhurire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.